Ndabasuhuje cyane nk'uko bisanzwe ni Alphonse Ndagijimana. Muri iyi minsi NESA irimo iragenda isura ibigo bitandukanye muri gahunda yise Furesheri mu mashuri, ariko ntabwo ireba isuku gusa, ahubwo bareba n'ibidanago cyangwa se ibyo mwarimu asabwa kugira ngo akore akazi ke ka buri munsi. Ngira ngo rero mu byo bareba harimo n'icyo bita lesson plan. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo bakora cyangwa se uburyo umwarimu ategura isomo aribyo lesson plan akoresheje AI mu gihe cy'iminota 5 yonyine. Urafungura rero Google Chrome cyangwa se browser ukoresha, uzi hano hejuru muri search yayo wandikemo AI powered. Urabona ko link hano ihisiza. Iyi link ndaza kuyibaha hasi muri description, uhite uyifungura ihita ikujyana kuri platform iriho format ya lesson plan, aho baguha kuzuzamo ibisabwa kugira ngo iryo somo ibashe kuritegura. Urabona hano muri kano kadirishya ka mbere harimo aho wuzuza amazina y'ikigo wigaho, ikigo wigishamo. Urabona hano uruzuzamo amazina yawe, wenda uyu nguyu yitwa kino kigo cyitwa GS Musebeya TSS. Hanyuma hano hari amazina, urashyiramo izina ryawe nk'umwarimu wigisha aho ngaho ugiye gutegura lesson plan. Wenda urashyiramo Hategekimana Eric. Aya ni amazina y'umwarimu. Hanyuma hano nanone urashyiramo igihembwe tugezemo, ni term 1 cyangwa ni term 2, reka duhitemo term 2. Hanyuma hano ushyireho itariki uri bwigishizemo iryo somo, tuvuge ko ari itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Noneho hano subject urashyiramo isomo uko ryitwa, reka dufate ICT. Noneho hano tuze ku ishuri, ese wigisha ICT muri he shuri, urarihitamo nanone senior 2. Ubwo nawe uzashyiramo ishuri ushaka kwigishamo iryo somo. Noneho uze hano kuri unit number, ubwo ni unit uzaba ugezeho cyangwa se iryo somo riherereyeho, wenda ni unit 1. Noneho tuze kuri lesson number, ese iryo somo ryawe ni irya kangahe, tuvuge wenda ko ari isomo rya mbere n'ubundi. Noneho hano harajyamo ese ni irya mbere mu masomo angahe, yose hamwe amasomo uzigisha azaba ari angahe. Urandikamo wenda niba ari amasomo 20. Noneho hano ushyire duration cyangwa se ni umwanya iryo somo rizamara. Ese iryo somo ryawe rifite periode zingahe, niba ari amasaha 2 cyangwa se periode 2, niba ari 1, niba ari 3, urabivugamo angaha. Hano dushyiremo minota 80, ubwo bivuze ko ari periode 2. Noneho hano hasi ushyiremo class size, ubwo ni umubare w'abanyeshuri ugiye kwigisha, cyangwa se iryo shuri ririmo abanyeshuri bangahe, wenda tuvuge ko ari 40. Noneho tuze hano kuri unit title. Unit title ubwo ni title ya unit iryo somo riherereyeho. Dushobora hano kurireba muri note. Isomo rya mbere, unit ya mbere yitwa data protection. Ndayitwara ngende muri hahandi nandike pastingemo yuko iyo title yitwa data protection. Hanyuma hano dushyiremo lesson title cyangwa se titre y'isomo tugiye kwigishaho. Uraza muri ya unit yawe, turebe wenda dufatemo isomo turi buze kwigishamo, turashyiraho title yaryo. Tuvuge wenda nk'iri ryanjye ni ngiri tugiye gufata nk'urugero. Turebe hejuru, turazamuka. Yes, turaryita harmful programs.
ubwo niko isomo riza kuza kuba ryitwa. Tugende hahandi, ubwo riritwa harmful programs. Hanyuma hano dufitemo akandi kantu tubaza ngo special educational needs. Ubwo ni igihe harimo abakeneye special need, ubwo ni babandi wenda tuvuge babana n'ubumuga, abafite ikibazo runaka, iyo bahari ushyiramo umubare wabo, iyo ntabo urahihorera akakomeza nta kintu kirimo, hanyuma hasi ugashyiramo references, ubwo ni ibitabo wifashishije utegura izo note. Aha rero ushobora kwandikamo hano batanzemo urugero mathematics book for primary 4 ni urugero batanzemo, ariko wowe uzashyiramo ibitabo wakuyemo izo note ugiye kwigishaho, ubwo ni nka reference. Aha rero ngewe ni ICT Senior 2 student book, student book. Noneho wamara gushyiramo aya makuru yose yarakenewe, ugahita ukanda hano kuri generate. Hanyuma urabona ko kugeza ahangaha lesson plan yamaze kuba generated. Nkuko bireba hano, ikigo cyitwa GS Musebeya TSS, hanyuma teachers name ni Hategekimana Eric, hanyuma term ni ya kabiri, date ni za zindi, subject ni ICT, class ni Senior 2 unit 1. Lesson ni imwe muri 20 nkuko wari wabivuze. Duration ni iminota 80 cyangwa se periode ebyiri. Class size ni abanyeshuri 40. Ngira ngo marako iteguye neza rwose nkuko twabishakaga. Ngira ngo rero nabashimira cyane ko mwakomeje kudukurikirana, kandi nanabashimira inkunga mukomeza kudutera yo gukora subscribe, n'ubu ngubu mbibashishikariza kugira ngo ibiganiro bikurikiyeho bijye bibasha kubageraho nkuko byateguwe. Murakoze naho ubutaha.